Passions News. Rero nagira ngo nshimire Mama Kate kuba warataye kandi ukarira neza. Kuba umwana wanyu agira igitekerezo nk'iki, igitekerezo kirerera igihugu, igitekerezo gifasha mu murongo n'ubundi wo gufasha kwita ku burere bw'abana nk'uko nyakubahwa Perezida wa Repubulika abidusaba, ntabwo ari ibintu yasomye kuri Google, ni ibintu bigaragara ko yakuranye yarezwe muri uwo mujyo. Reka sabe n'abandi babyeyi bari hano bafashe tugushimire. Kuba umwana w'umukobwa yagira igitekerezo ku giti cye agatumira inshuti atagiye muri party cyangwa mu bindi agira ngo tuze gufasha abana bangana gutya, ni igitekerezo cy'ingenzi. Rero Kate turabigushimira. Iyi ni Passions News nk'ibisanzwe kandi nkomeza kugusuhuza aho uherereye mu bice bitandukanye. Nizere ko ukomeye kandi ukomeze kugubwa neza. Hano rero hari inkuru zitandukanye ku mbuga nkoranyambaga cyangwa se ibikorwa byagiye bikorwa mu cyumweru gishize cyangwa se mu minsi ishize. Hari n'ibindi bikomeje, ndetse hari inkuru nyine zikomeje aho n'ubundi twabasezeranyije ko tuzajya dukomeza kubagezaho inkuru zitandukanye mu bijyanye na social media cyangwa se entertainment muri rusange. Iyi nkuru rero tugiye kuvugaho ni inkuru y'ibyamamare bitandukanye hano mu Rwanda, aho bagaragaye bagiye gufasha abanyeshuri cyangwa se abana bakiri batoya, urubyiruko muri rusange mu bikorwa bitandukanye. Ni bamwe rero mu byamamare hano mu Rwanda bafite imishinga cyangwa se bafite amakarabu cyangwa se twavuga ko ari nk'umuryango cyangwa imiryango ifasha, imiryango yo gufasha yo gutanga ubufasha muri rusange. Hari ibyamamare bitandukanye ariyo nkuru tugiye kuvugaho, bamwe mu byamamare hano mu Rwanda dusanzwe tuzi, abantu b'ibyamamare tugomba no kureberaho tubona muri entertainment muri rusange, ariko twabonye ko na nyuma yaho bagira umutima ufasha. Bamwe mu byamamare bagiye batanze ubufasha butandukanye. Ni inkuru tugiye kureba cyangwa se ngiye kubagezaho muri uyu mwanya. Umuryango rero yashinze cyangwa se uhagarariwe na Kate Bashabe, ni umuryango ugaragara mu bikorwa bitandukanye. Ni Kate Bashabe ukomeje kugaragara mu bikorwa bitandukanye bijyanye no gufasha, aho agenda afasha abantu batandukanye muri rusange, imiryango itishoboye cyangwa se abana baturuka mu miryango itishoboye. Ni kuri uyu wa gatandatu rero washize muri ino weekend yashize, Kate Bashabe yagaragaye mu gikorwa cyabereye mu karere ka Bugesera, aho iki gikorwa ubona ko cyari cyiza, aho igikorwa cyitabiriye n'umuyobozi w'akarere ka Bugesera. Kate Bashabe rwose ukomeje kugaragaza cyangwa se gutwara imitima y'abanyarwanda muri rusange, kuko agenda agaragara mu bikorwa bitandukanye. Akaba ari n'umukobwa abantu benshi cyangwa se abakobwa benshi nabivuga kuko ni ibintu niko kuri, abakobwa benshi bamufata nk'icyitegererezo kuko agaragara mu bikorwa bitandukanye kandi byiza. Ni Kate Bashabe rero yagiye aho ni igikorwa cyabereye mu karere ka Bugesera, aho bafashije abana bagera kuri 660. Aba banyeshuri bagiye gutangira ishuri babaha ibikoresho bitandukanye bijyanye n'ibikoresho byo ku ishuri, amakayi, inkweto ndetse n'imyenda yo kwambara. Ni igikorwa rero ubona ko bari bishimye, ndetse Kate Bashabe akaba yafashije abana 60. Hari abana 60 agiye gutuma basubira ku ishuri, abana barataye ishuri, baba badafite ibikoresho, baba badafite uburyo bwo kwiga, baturuka mu miryango itishoboye. Ni igikorwa rero cyabaye aho yafashije ababyeyi mu buryo bwo gufasha ababyeyi mu kubona ibikoresho by'abana. Ubona ko ni igikorwa cyari cyiza. Ni Kate Bashabe rero waherekejwe n'abasitari batandukanye hano mu Rwanda. Harimo abasitari babiri, harimo Bruce Melody ndetse na Christopher. Baherekeje Kate Bashabe muri kino gikorwa, ubona ko barabishimiye, aho Bruce Melody yari arimo aririmbana n'aba banyeshuri. Ubona ko byari ibirori, aho nanone Christopher nawe yaririmbanye n'aba banyeshuri. Ubona ko ni ibikorwa byari byiza kandi ubona ko babyishimiye, aho basusurukije nyine abantu bari baritabiriye kino gikorwa. Ni igikorwa rero Kate Bashabe akomeje gukora, kandi Kate Bashabe ugaragara cyane mu buryo bwiza, kuko ntago agaragara mu bintu bitandukanye bya bindi tuvuga ngo byo gutwika byabaye ibintu nk'ibyo. Ni Kate Bashabe ukomeje
kwigarurira imitima y'abanyarwanda batandukanye. Iyindi nkuru rero tugiye kuvugaho ni muri yabaye mu bijyanye no gufasha n'ubundi, kuko izi nkuru turi gukora ni yerekana abasitari batandukanye bano mu Rwanda ibikorwa bagiye bakora mu buryo bwo gufasha abana, kandi abana ubwo bagiye gutangira amashuri, nyine mbere y'uko abana bajya gutangira amashuri. Aline Gahongayire nawe yagaragaye mu gikorwa cyo gusangira n'abana ndetse anabaha ibikoresho, babagenera ibikoresho bitandukanye. Aline Gahongayire ni umuryango nawe yashinze witwa umuryango yashinze wo gufasha, utanga ubufasha, witwa Ndineza Organization. Ndineza Organization ni umuryango wa Aline Gahongayire, aho rero yagaragaye muri kino cyumweru cyangwa se kuri iki cyumweru ari gusangira n'abana batandukanye bagera kuri 74 ndetse banabagenera ibikoresho byo ku ishuri. Ubona ko ni igikorwa cyari cyiza, abana bari bishimye bari gusangira ndetse n'ababyeyi babo. Ni ibikorwa bitandukanye abasitari bacu bakomeje gukora cyangwa se bagenda bagaragaramo bijyanye no gufasha, kandi ubona ko ari ibintu byiza cyane. Indi nkuru noneho ishyushye, inkuru ubona ko mbese biranatangaje mu bundi buryo, kuko ni inkuru aho Bruce Melody ndetse na The Ben bahuriye mu gikorwa. Nanone ni igikorwa cyagaragaye nanone cyo gufasha. Iki gikorwa rero cyashinzwe n'umuhanzi witwa Sherry Silver. Sherry Silver ni ibikorwa yashinze aho afite abana cyangwa se abana afasha mu buryo butandukanye mu kuzamura impano cyangwa se mu kubafasha mu kwiga mu bikorwa bitandukanye. Rero aho yari yagiye guhura n'aba bana bari kwishima cyangwa se bari gusangira, bagiye ari nk'umunsi mukuru bakoze, hagaragayemo Bruce Melody wagaragaye ari kuririmba afatanya n'abana mu kuririmba. Garagara rero Bruce Melody arimo arafasha abantu bana cyangwa se ari kuririmbana n'abana. Ubona ko ni igikorwa cyari cyiza cyangwa se bari babyishimiye, ubona ko abana bishimye cyane bagaragaza impano zabo bari kuririmba. Undi nanone watunguranye ni kuba The Ben yari ari muri kino gikorwa, yari yagiye mu gutanga umusanzu muri kino gikorwa. Nawe yagaragaye rero ari kuririmba, ubona ko abana bari bishimye bari kuririmba. Nawe The Ben ubona ko byamushimishije, yari yishimye cyane, ubona ko byamurenze kubona ari kumwe n'aba bana barimo bararirimba indirimbo ni Forever. Ni indirimbo ni Forever ya The Ben iherutse gusohoka, indirimbo ikomeje guca ibintu hano hanze kuko ni indirimbo yakunzwe cyane, indirimbo yaririmbiye umugore we cyangwa se umukunzi we Pamela. Rero The Ben yagaragaye hano hantu, wakibaza ese gute The Ben ndetse na Bruce Melody bahuriye hano hantu. Ibaze nawe gute bahahuriye, kandi tuzi ko ari abantu bahanganye hano muri music nyarwanda, mu bijyanye na music cyangwa se kariyeri yabo, ari abantu bahanganye. Bamwe bahanganisha bavuga Bruce Melody ni urenze, abandi The Ben ni urenze. Rero bagaragaye hano hantu, ndimo ndibaza njyewe gute bahahuriye, ese mbese byagenze bite? Ariko ni igikorwa nako bose bitabiriye kandi byari ibintu byiza, ubona ko abana bishimiye. Rero ni ibikorwa abasitari bagiye bagaragaramo bitandukanye, aho Kate Bashabe twabonye yagiye gutanga ubufasha mu karere ka Bugesera. Tubona na Aline Gahongayire aho yasangiraga n'abana batandukanye abifuriza umwaka mushya ndetse no kugira amasomo meza. Ndetse tubona nanone hano Sherry Silver ari gufasha abana, aho ari gusangira n'abana afasha cyangwa se abana yagize umuryango afasha, atangamo ubufasha, hamwe na Bruce Melody ndetse na The Ben bagiye gutera inkunga kino gikorwa. Rero ni abasitari bagaragaye muri bino bikorwa bijyanye no gufasha, ubona ko ari ibikorwa abasitari bacu bari gukora kandi byiza byo gufasha abatishoboye. Iyi rero ni Passionist News nk'isanzwe. Ndagushimiye cyane, kandi nkomeza kubasaba gukomeza gukora like, share ndetse na comment, kandi mutibagirwa subscribe, ubundi tukabana no mu biganiro bitandukanye. Ndabakunda cyane, kandi turi kumwe mu nkuru zitandukanye ziba ziri hano kuri social media ndetse ziri muri entertainment muri rusange.
inkuru zigiye zigeraho, uko zigiye zigeraho nkazibagezaho mu buryo burambuye kandi mu buryo bw'incamake. Ndabashimiye cyane, mugire ibihe byiza.